koko sheri nsoma mu gutwi soma naye ku munwa somazi gonsom yaba please baby boy tuza ntusare negera gato mfate wewe ntugutwe umutima wanje urawufite ambarga reka tuyikore kiss me feel me touch me back iri shoro nike nawe sinjya nkumenyera ibyo ukora biranyegeka nkumva meze neza sindurumbe mu maduka gusuka ubyumva nuko mbyumva nge mbona duhuza icyama Imana iki kibando kikazangeza ibusaza umweru kumbi nibonamo abyumva vuba fatiramo ndakuzi cyane imbere y'igicuma niyo yaba nta muheha ntuzu yaza umwesha umunwa nkundi ko gishima hanyuma ukagisoma ushyiramo umuheha wakikora mu mabondo nkumva nzewe ni nkabombo ndi kunyungu tuburyohe kaza mwoto Jana umungwanyi Penika Suez ngene Legacy TV nchimo kwa subscribe nga kuri Legacy TV mu ntara majyaruguru amajyepfo urengerazuba umujyi wa Kigali Abadiaspora mu bihugu byinshi bitandukanye cyane hanze y'u Rwanda cyane muri Senegal ndabasuza cyane muri abantu b'ingenza nga kuri Legacy TV uyu munsi turi kumwe n'abantu baryoshye cyane ni couple iryoshye cyane mu mujyi wa Kigali urumva bayita ngo ni couple y'igicuma ibicuma mumeze mute tumeze fresh ni wanene ibintu ni bombo clock yeah ako no kuntu mwicaye shaho hano ubibona ko ari fresh hano kapo y'imyaka man bakwita ndetse man banyita Nana Lovers Abadiaspora wanje bakwita so easy it's your boy bad boy fit boy killer man yeah you know how we do man nyuma kugarura bya bindi bisoza uri gutwikana na girlfriend wawe nyuma hariya nasubiye gato muri Amerika shero wanje nawasubira Kongo uko niyakorera tubungubu none turi mu Rwanda twese turimo turareba kuri project z'imiziki na dance zanjye rabizi kuri dance ko ari ibintu byanje kandi ma project atandukanye ariko nyine tunanyuzamo twaryoshya tukaza hano tukaza buryo ubuzima twirebera dutembera imihanda ya Kigali tumeze neza nyine rukundo ari hatari okay football yola ndabizi ari waje gukora ira gahunda y'ibibazo yisoza usubira muri Amerika kabisa uri mu nguri kwika mu mwana anga mu gihugu cy'u Rwanda nana mwahuye mute bana nanabura dufitanye amateka ya danje uyu mu baby twawewe ari indirimbo dufitanye biti gicuma twahuye nyine kuri iyo projet y'indirimbo turayikora turayivibinga ewana biza kurangira nyine duhuje n'ubu turacyari kumwe mari twarahuye umujama nyumvisha beat ayumvishije beat ndamubwira shu kahantu natame imirongo se turayimanuka fresh mitamubwira atasubi twigire stu nk'umuntu w'umusheri urumva dutatwigira stu dukora indirimbo irarangira akavideo kararangira ubaka kanya nyine wayisanga kuri YouTube channel ya Nana Lovers ubwo aga comment nyine hafi aho subscribe na share nago abantu nyine bakurikiye Legacy TV ntimwibagirwe tu mugira ikintu mu bivugaho nyine n'agakapo keza karyoshye baratubona bate nirari ufite mu kiganiro muri video washoboye kwihangana muri video barabibona none barabibona muri video zirari yari afite irari rya danje bwa nabonye muri video ko nk'abantu mwe arano rero twakoze ibintu nayireba babyifugire ntabwo ndabivuga bibaze nane wanshutse bibwira abanyarwanda ko najanga kubabariza nababwira wanshutse ajya nshuka mana ajya nshuka kankoresha utuntu kuri nuza kuri tubarambwira kuri nuza kuri WhatsApp arambwira ngo uzambariza ikibazo ufite bwo nimuhura rura rurimi yararimo akoresha kuri Nana muri gata yumvaga atari kwica umuco nyarwanda wa abo bose nibyo bakunda ariko nubwo nibyo bakunda man buriya rero naguciye mu ijambo hari aboro indirimbo ni director utegura ukuntu indirimbo iri bugende so twakoze ibyo director yatubwiye ntago ari twe twabitekereje hano hari umuntu wambwiye ngo nubageraho uzabwire basi abimukorera nko mu ijosi mbere no kuri Legacy wallahi akubwo umuntu nawe rero abo kana bayavanze musisabo none se aragira ngo nyine arebe ko bitagutunguye si byose kandi kibi cyasheri wanje rero we wagira ngo nago turi imbere ya kamera no kuvuga ngo chérie please binkorere cyangwa nge mbikore
shana ikingize inkingo zuzuye bamubonye aza ko dukundana kubera iki uba ufite icyo kibazo nta kibazo ahubwo ikibazo no si ibintu byose uzatubishyira hanze ariko se hanze iki bite byawe ibyo nsoma abantu se ko bazi ko dukundana mu ndirimbo biragaragara ajya gusaba ikintu kucyo cyangwa mane kandi ntabwo uri fieri oya njye ndi fieri kandi ndanamutwikira bese ngutwikira se ndashaka umuheha maze ndashaka umuheha none se umuheha ko mwuguhera mu cyumba wowe ndumva nanagurumanye reka genda ndabishaka ase ko twavuganye ko wihangana bakabanza bakagenda tukayiko dufite urugendo rukomeje nawe rero ntari bireka duheze ariko tuva ni gahunda ntago hereza urabizi kuko nukuvuga ubundi impamvu twa turi hano nasohoye indirimbo yanjye nshya na Ivan Impano bita Mbombo Yambore yamaze kujya hanze twa turi hano mukuruka ko tumaze iminsi dufite stress n'akazi kenshi n'amavideo yajemo ibibazo ariko na video ubu ni fresh ubu nukuvuga ngo twa turi kuruhuka hano gatoya tukajya kuri studio nyuma ya studio tukaba dufite no gusohoka tukajya gucilinga nibyo ndi kukubwira iyo miheha rero mfite aho ndibuze kwibarizwa ariko ubu aka kanya nanshyiremo ubundi randirimbo reka nkubwira ubundi uno mubebure wanjye igitero cya mbere niwe naririmbiraga kuko arimo hano ndirimba ngo umwiza wanjye malayika uteye neza nka malayika we mwise butterfly amaso yawe ni meza nk'inyana aho ni mu gicumu none rero muri Mbombo Yambore nza muririmbira ni wowe mbona nkizihirwa sheri wanjye uri mwiza ndabarahiye ukuntu uteye biraremetse asoya tugadinge nza kugwa inyuma komeza ubinkorere abamagambo bihorere komeza ubinyereke tubikore twitonze yeye Mbombo Yambore Mbombo Yambore rukundo we man just things like that man noneho reka umva igicuma none uzi ibirongo mba mukubitira ariko my friend cyangwa ngira vasa wishyireho ari aho ni dange please baby boy tuza ntusare negera gato mfate wewe ntugutwe umutima wanjye urawufite reka tuyikore kiss me feel me touch me iri joro nike nawe sinjya nkumenyera ibyo ukora biranyegeka nkumva meze neza sindurumbe mu maduka gusa kubyumva nuko mbyumva nge mbona duhuza icyama Imana iki kibando kikazangeza ibusaza umweru kumbi nibonamo nkabyumva vuba mfatiramo ndakuzi cyane imbere y'igicuma niyo yaba nta muheha ntuzu yaza umwesha umunwa nkunda uko gishima hanyuma ukagisoma ushyiramo umuheha wagikora mu mabondo nkumva njyewe ni nka bombo ndi kunyungu tuburyohe kaza mwoto kaza uyu mwana ndamuremera mugurira akamodoka baby boy ndakuremera ni wo ubinkorera yola I like the way you bend down low I like the way you kiss my lips. Mama nyabu ya. Iki gicuma cyanjye. Mama nyabu ya. Kiryoshye inzoga. Ubikora neza we. Umukobwa ubikora neza. Utabura neza mama yeye. Barera kwabyo. Ni imitaburo gusa. Bikora. Nimba utarayireba wallahi nyarukira kuri. Acha kugira ngo bamucecetse gato. Ubijambo n'iryanye ndaryihana. Ari ibitu. Tuvuga kuri ibi bintu ndabyibariza ubwanjye mbere n'abantu badukurikira ngaha. Guko utangira ugishima. Urumva? Ngo ngwino ngo ugishime urumva? Ngo icyo gicuma cyane ngo ubuze n'umuheha. Gukozamo n'umuka kirigana. Igicuma mw'abantu bako tukizi. Oya. Ibintu ni ibiti. Noneho njyewe igicuma se subizi ko sometime nyine hari abantu babyumva nabi. Igicuma naririmbye ni ka gacuma kabaviye tu. Igicuma cyo mu cyaro banyweramo ubushera kagwa. Sobanura rero uburyo iki gicuma igicuma kiracyurwa. Man buriyo harimo akagwa karyoshye. Uzi ukuntu umusaza bameze gutya ati wagacuma kanje uryoshye inzoga wallahi. Noneho iyo noneho nta n'umuheha afite. Mana ahita ashyira ku munwa nta nibirenze.
subizi se agahitanywa igicuma se barakiri gato oya ntago navuze kuri gato ikivuga neza ukuntu wavuze araha niyo yawe namuheha ntuzu yasunywesha umunwa sasa byumvikana ugeze ku gicuma kirimo inzoga nta muntu uhari hari icyo tumva ushyiraho umuntu byo kuvubura shu igicuma kivura iki kuvubura ngo ngo kuvubura navuze none reka kumuca mu ijambo gutabura ngo gutabura ni ugufungura ngo ukasukamo inzoga zitabura fungura biba ari fresh aba ari wanene akase we ntufata amani nilenge nyine aratabura tubize ibyo byo kuvubura waruvuze iyo uri kunywesha umunwa biza cyane biravubura iyo ushinzemo umuheha neza ako kantu uvanzemo si sawa ni ukuvuga ngo ubundi rero ni ukuvuga ngo twebwe abantu nibadushyigikire urumva batube hafi dufite ibintu byinshi byiza byo kubaha urumva na Lovix kuri channel ya YouTube nanjye Fitboy Blunt ewana ubundi tubaye show dance nziza ndazibafitiye imiziki myiza ikindi na warahari burana nari mu bantu batuma ngira inspiration zo kwandika ibintu byinshi kandi byiza njya muri gym turi kumwe man tubanye neza tu ubuzima bwacu ni fresh ni lifestyle ya fresh ariko imirimo y'ikintu ndabonye ifi ihagaze hano irarwe ndavuga nubwira ko nawe wagize irari ni ukuvuga ngo ako kana arakarwara akantu ko bita suri umuntu se suri umuntu ako irararigirira nje gusa irararigirira nje gusa tu nje njyenyine irari ryo ni indwara agira ariko kuri nje gusa tu reka twigire ku gice cya kabiri aho ndabaza ibibazo mudatekereje cyane okay none twajya ku gice cya kabiri aho musubiza ibibazo mutekereje gake muri ready abana tubaze tu ufite nana muri umuntu wa mbere wabwiye indi kamukunda bwa mbere nyine cyane nana njye ni nana se yakubwiye kwansanze kuri studio ni nana ariko nyine utipe naramubonye arankurura waciye umuco oya man nago se muzi ko jenda yaraje ntago nyine kandi na kiriziya yakuye kirazira nta bintu bikaze ubu bintu byose nemerewe kuba naza nka copyman nge nagupofotse ijambo affection mu cyo risobanura affection harya bura affection ni affection ni caring ni ukwita ku muntu ndawigira cyane nusubwo ntago uri kubona umuntu ufite irari hari umuntu ufite irari hano bari kukubona n'irari ryawe so njye ikintu cyakora nzi gutanga care nzi kwita ku bantu nzi kubaganiriza nkabaguyaguya so iki gikobwa nibyo ngo ikintu cyankundi ngo yaje kuri studio turi gukora indirimbo birangira ngo akunze affection yanjye rero nawe baby man kunanyijire birarenze yambwiye amagambo cyetse yasubiyemo okay nabo babyiyumviye man suramo nka tubiri please baby boy tuza ntusare negera gato mfate wowe ntugutwe umutima wanjye urawufite abantu warenza icyo wala nawe umwana muri ibyo se nuko yabivugaga mani yabivugaga yamfashe yasimbukiye none nanjye nabuze uko makana urumva nanjye mpita nanjye ngunga tumwiza wanjye malayika uteye neza nka malayika ye mwise butterfly nanjye kugenda nyine nuko twawe man baby dukorana indirimbo y'urukundo iyo ndirimbo yirebye n'urukundo gusa kabisa ubona ko ari urukundo gusa none ukitangira urumva ni fresh okay ikindi kibazo ni iki ngiki sasa iyo mwavuye mwese wowe wambwiye ko muri Congo yongera akaba state mwese muri mu Rwanda muri kubana muri apartment runaka simi cyangwa se bari ghetto nizo uteka muri turafashanya ariko akenshi akunda kwintekera akona ikibazo kiwe ni kimwe raka ngiye bundi nanga koza ibyo mbagondana nagazi koza ibyo ngo tubura umunozi ibyombo mu rugo ibindi byose ndabikora fresh ariko ndakoropa nanazi gusasa azi no gusasa muri mwe umuntu uzi kuba ku rugo ni ndakurusana ngewe ntabyo nzi nshatse kuvuga rwubaka cyane ni ngewe ni ngewe wose ugira umuheha urawugira ndimufashamo narivuze nabi nari niteye icyuma ariko niwe ni umuheha tu nanira ibitu nawe umuheha se ntabwo abawuzi nabyo wabyita umuheha umuheha nta birenze nta n'ibirenze mana hagati ari kiss
gusomana cyangwa se bya bindi abakuru bavuga ko tutakubaye kuvugira ahantu nk'ahangaha ukunda ni iki icyo ukunda kayagukorera iyo mukimara muhuye mwari mukumburanye gusomana gusomana ugeze gute iminwa ye afite irari usundi wabimukoreye basi afite imukoreye iminwa ye mbona ituze oya tubikorera ahandi hantu ntabwo bakakanya nshaka ko tubikora irari noneho rirashize Imana ishimwe ubundi iyo nguyu inyuma ye ubundi nongeraho kanyamarari wanagira utuntu tw'amarari mu rugo muri kumwe ikintu mukora kikabarura ni iki shaka kuba turi kumva imiziki turi muri hasi turi guhasoninga turi kwandika indirimbo mbega music iyo turi mu rugo ni vibe ya music tubyina nukwanga ubundi ngenzi kubyina cyane kandi nzi kubyinisha igice cyo hasi cy'ikibuno nawe nyine gutwekinga ndakubaza ahantu iyo tweke uvuze ngeza ku bantu babiri ndi bukubaze kamwe Imana ni ukuvuga ngo urumva ngenzi kubyina nk'abakobwa cyane hari na episode hana episode ndimo ndakora kwigisha abakobwa kubyina nakazi subikunda uyu nawe ndamwigisha cyane none niyo ari kubyina kuri mu rugo ndamubyinira nshimisha uburyo utabyumva mwamba subiramo yari gutwekinga yakurikije urugero rw'abasemuhungu kubera ko giye tubiziranyeho ndabizi ko dukundana n'isheri wanjye kandi iyo mico nyine ntabwo ajya ayikora kandi ikindi kintu kubyina ni ukubyina umuntu abyinisha umutwe abyinisha igituza abyinisha ikibuno abyinisha akaguru ntaho bihuriye rero nakibye Semuhungu afite sherisi Semuhungu afite sherisi ari heza afite sheri nkana naso ufite igicuma afite igicuma twakibiye n'umuhaturo ubwo rero bivuze ngo urumva nangahe undi abari mbabarira mu rugo cyane cyane nanakunda kwambara ubusa nshatse kuvuga akunda kuba yambaye hafi ya nabi tudukabutura tugera aha cyangwa se ikintu nge rero nkunda kuba nambaye ituza mu rugo hari igihe naragutunga ariko banzi reba ituza y'uyu muntu buri murereka ituza ryaba erega ni ryiza kandi ndanarikunda ni ndetse wamutwara uyu namufashe bugwate umva ikintu ugiye kumbwira ngo ibintu bireba ntagiye nka muri mu rugo ndabibaza afite iboye ntaragutungura akaza nko muri salo yambaye ubusa buri buri reka mbwira akantu nigeze gukora rero kakantungura nayigeze kunega ikibuno ngiye kubivuga baby ndavuga ngo twari turi muri salo urumva hanze no ari intebe y'idivu urayibona ayijya ahisha umutwe asigara ikibuno gusa ku ruhande mbyutse mu gitondo mpita nkubitana n'ikibuno niko kantu najya nibagirwa yankoreye kadani wahise ukora iki harya nimba ubyibuka neza nahise nkubitaho urushyi nawe wari ufite ikintu gutya wegutse nawe tukinkubita mu mutwe bigenda bite twahise dusomana ibyo ntabwo nangiye kubivuga none urabivuze nari burekere nuko ngiye nabyibukaga mbere yawe ako se ibintu byo mu rugo barabivuga ushaka kutwinjirira cyane oya ibyo twakubwiye cyane ko ntabwo turemerera hari ibyo tutaremererwa gukora kuko tutarajya no mu mategeko urumva urashaka ko ari ibyo tuvuga kandi ntabwo turemererwa kubikora pe ubundi wivuyemo wanayibuze ese ubundi umuntu udukurikiye usesengura ntiyabyumvise ibyo ngibyo ni bya bintu nyine abantu bakora nyine urumva abasheri barasurana tu kandi bagakora utuntu nk'utwo kugira ngo bishimishe urumva nana ni iki ifite boy yabura ku mubiri we ukaba wamwanga ikintu yabura ku mubiri we nkaba namwanga suna abuze ubwanwa yatungana se wumva wamwumvishe gakunda ubwanwa ubwo mbukuyeho rero nta kintu twavugana ubwo ndamwumvisha ntacyo atambwiye mwana ni iki nana yabura nawe ukaba wamwanga njye nta kintu yabura nkaba namwanga nuko njye aramutse aretse kuririmba kuko njye nahujwe nawe n'umuziki mwanga aramutse aretse umuziki yaba atatiriye icyaduhuje bavuze ku mubiri ako nawe rero akantu kaba ari kuvangamo si sawa bavuze ku mubiri nana rero ubura ikintu agira ku mubiri agira amabere meza arahiye nta nubwo uri ahantu akaboko kanjye kari oya ntabwo yakwereka ariko ewane agira amabere meza byataye mukore marinete kugira ngo abaze ikibazo ngiye kubabaza nabyo se mugiye kurebana amasegonda 5 ndabona ugira isoni muhimba
nta nabiri uyu bita birangira ariko ikigaragara cyo ndi umugabo nta nubwo nkwiye kugira isoni nta nabiri tukibere ku makapo couple ya Ariel wayz na Juno Kizigenza bakibana mwayibonaga muto amani barabajama urananyibukije mu gitondo njye na baby mu rugo twabyutse turimo turabivuga ibyo bintu turi kuvuga ariko mane Juno na Ariel koko uno baby mane yakundaga Ariel byatari baratwenspiraga mu rugo urukundo ariko nyine hajemo ibintu ako biriya bintu ubona bizana nawe ntago tuzakiranuka hasi ibyo bapfuye nabyuze aya mani biriya ni dore bapfuye ubuti n'iki purasinganye ibyo bintu ntago tuzabipfa ntago nzabikora ni ukuvuga ngo byarambabaje tu yari kepo mfatiraho urugero inyespira njye na baby wanjye ariko nyine ubu nawe ntago bari kumwe ntago ari ibintu bishimishije tu nk'iki bakoraga mukabona ni cyiza uzi ikintu bakoraga nkabona ni cyiza njye hari ibintu bigeze gukora mbona ni byiza cyane noneho bari live kuri Instagram bakoze biki baba basomana ushaka kunsoma ariko wihorera hano kuri kwibana mbabarire bameze neza mbese nge twagwaye na bonansi zirimo ni rwose n'imiyaga nakundaga vibe zawe cyane kabikunda kubi cyakoze nkishima ngaseka ngaseka mani ko n'ubu ngubu uri guseka ndi kubibona izindi vibe ushaka niziye ko twazigura izi vibe ariko none ko mwereke nshobora njye kubona meza wallahi ntabwo yakuga ko turi kuri kamera reka mushyiriremo imiyaga kuko wajya gushiduka abantu bakavuga ati ahangaha turabona arabanteje gasanga abantu turi kubateza ikibazo hari urabanteje ntabwo mbaguteje singese sikuri ngiye gusa ukomeje ukanda kuvuga ngo bapfa ubutinganyi se ayo makuru yafite igihamya mbo ntabwo ari uwango nyafite igihamya ahubwo ni ibintu byigaragaza sibyo worareba ni ufite nka sheri wanjye mbonye afite indirimbo ni umuhanzi nawe nkabona yakitingishemo umubebe yamugigiye arimo aramutakinga mani nawe hariya rero nawe washyiraho question mark biriya bintu nyine urumva byahise bitanga indi sura kwa Juno urumva aravuga ati beba ahubwo inyihishemo ahubwo bashobora kuba ari kundengeza nyine ni na mpamvu abantu bamwe na bamwe bavugaga ngo couple yabo ni imitwiko ureba character zabo ako nge narabikurikiranye mani numva ngo na Juno nawe ngafite ngiki diaspora ngo yipevera ngo no ngariyera kimara kubimenya ngafite ngigikobwa cy'ikidasipora cya fresh man ngo kibimukorera none ngariyeri nawe amaze kubimenya naye ngo yifite ikidiaspora cy'iki baby man bivugwa ko ari akantu bitwa ngo bivugwa ko none rero none iriya ndirimbo yasohoye rero sasa niyo yabaye imbarutso arebe iriya ndirimbo nyine urumva Juno ntago waba proud y'umuntu wakoze ibintu nka biriya uvuga ngo ni sheri wanjye kandi ubona ari kwirira utu baby biba ari ikibazo ibyo bintu sinago mbavuze nabi kuko ngenda n'abafana ariko hari aho bakoze ibintu bya forma bababaje abanyarwanda benshi man bababaje abanyarwanda benshi kabisa baduteje abantu baradutengushya sha Juno waranengushye waranengushye none se yagutengushye ate kuba yaravuye mu rukundo urumva ari ibintu bya dance man oya ntago tuzashwana ariko kubarengera kuba yararufuye ari na wayz nawe yatengushye ahubwo wayz mbaza ku makapo reka icyo cyatandukanye urukundo rwanyu tutavuye kuri bya mwabuze by'imibiri cyo cyatandukanye ni ikiye mu Chano urupfu nanjye ubu ndumva nta kindi. Sheri ni urupfu rwose. Kwa ikomba numva. Yes nanarota mwanga ngiye nanabirosi zo zo zitambye urumva. Twahuye ari bad girl ari mubi cyane. So rero nta kintu na kimwe ashaka gukora ngo gitume mwanga tu. Ibyo amakosa yose ndayazi. Kandi amenshi turayakorana. Okay. Amabara turayakora. Amakosa nako. Reka twinjire mu gice cyane cyo gusoza ikiganiro cyacu. Mu diaspora wanyu muri Amerika warabizi. Babaza ibibazo cyangwa se nguri ugasubiramo bikarangira. Uri tayari nana? Mbaza man ndakumva. Ndagusubiza mbaza. Cyane man nge ndagusubiza ndi tayari. Igihugu cy'u Rwanda se kigizwe n'intara zingahe? Intara. Kigizwe n'intara 12. Akubwizo muri Kongo wala
za Kongo akizo ni za Kongo ko yirirwa Kongo bari kuvuga iza Kongo za Katanga eshanu ari umuntu umukopeje ari izi amajyepfo uburasirazuba iburengerazuba n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali kutavuzemo na Katangazi na Rubumbashi uransubiramo aya magambo un chasseur Sacha chasser sans son chien un chasseur Sacha chasser sans son chien Sacha subiramo twumve un chasseur Sacha chasser sans son chien uzane nirishaza urishaze na shasa ngiye cyakora nabishobora ariko nubwo bikomeyemo wapi mani umuzungere umuvuge twumve un chasseur Sacha chasser sans son chien un chasseur chassant na mashashen suzere muzane na chasseur suzere mere reka ngire ndatambikuka chasseur sharamashu tani sharangabo bavuze Twitter wumva iki iyo bavuze Twitter numva urubuga rw'iki urubuga nkoranyambaga okay ufite imeze bite muhungu wanjye man ni fresh rakomeye fo rinete ni uruhe rurimi rinete fime rinete ndumva byanga bikunda rinete n'amadarubindi ariko ndumva ari igifaransa buriya ra naga France uramvugira ngo 5 chiens chasser 6 chats 5 chiens sachet un 6 chats 5 chiens sachet 6 chats et voilà la moustique voilà je suis la football il y a la kiki hey tu es où à la maison non je vais à la brochette bari turesira nyama tugiye kuzirya mukanya je vais à la uko yakubonye brochette ari none man misenyi je vais à l'école urambwira amagambo abiri mu France nayo nzi man nzi cyongereza wowe uraribyimbwirisha ijambo okay nugwa ngo nshaka kuvuga ati boy ni fils my boy mon fils mon fils my son agora nani we kwiga kera nabyisi head la tête agora mbutura ndi kuvuga cyakora ndarenze muri France mureke dusoze fo mu nkora akantu kagaragaza ko muri couple mite nsoza ikiganiro amaya kabisa sobanuka hehe ushaka nkaguhe ndi gikunda kukaba ko nkunda ku munwa se nta kibazo reka nkaguhe mu gutwi ikashyireho reka nkaguhe ku munwa okay koko sheri nsoma mu gutwi soma nawe ku munwa somas gonsom abadukurikira kuri rega nasoje nako twasoze so barije kuri channel yanjye Fit by Brand barebe mbombo ya mbere hanyuma bajye no kwanana barebe igicuma barebe indirimbo y'urukundo full of love ubundi bintu tugenda dutwika ni bombo sigara uyu mwaka ni yacu mama mofaya yena nitwa Pionika Suez witwa Nana yitwa Fit Boy Legacy TV muratuzi intego ni better together sa tugaruka man yola Legacy TV ikabacike bombo yambole kibazo nene